Murakaza neza mu ijambo rikiza cyangwa healing word mu cyongereza, la parole de guérison mu gifaransa. Iri jambo rikugeraho mu ndimi eshatu, rigakora ku mitima y'abantu benshi hirya no hino ku isi. Ryandikwa buri munsi na Revera Serene Nziza. Iri si ijambo ubona ku mpapuro gusa, ahubwo ni imbaraga zitanga icyizere, imbaraga zikiza ndetse zihindura na benshi mu buryo bw'umwuka. Buri munsi ubutumwa bukomeye bushingiye kuri Bibiliya busangizwa abantu benshi biciye mu bitabo byanditse ndetse n'imbuga nkoranyambaga dukoresha, n'amashusho ya buri munsi aca kuri YouTube arimo ibisobanuro by'ijambo byimbitse, amasengesho ndetse n'inkuru z'ihumure zica ku rubuga rwacu rwa interineti. Waba uri gusoma igitabo cyacu twanditse muri 2025 cyangwa dukurikiye kuri murandasi. Iri jambo ryateguwe kugira ngo rizamure ubuzima bwawe mu buryo bw'umwuka, rigukize ibikomere by'amarangamutima kandi rizamure ukwizera kwawe. Buri butumwa bugufasha kwegera Imana binyuze mu masengesho, kuzirikana ijambo, amagambo yo kwatura buri munsi ndetse n'uburyo bwo gushyira mu bikorwa ibyo wize mu ijambo rikiza. Reka rero ijambo rikiza rikubere inshuti yawe mu rugendo rwo gukira mu buryo bw'umubiri, mu kwaguka ubwenge ndetse no guhinduka mu buryo bw'umwuka. Ubwo uzaba uri kwinjira mu mugambi w'Imana yaguteguriye wowe ndetse n'abagukomokaho. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Yesu ashimwe cyane, ndabashubuje mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha. Muri iki gitondo ni Reverend Serene ubasuhuza. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana muri iki gitondo, ijambo rikiza. Ni ijambo Imana iduhaye muri iki gitondo kugira ngo turiganire. Rero ijambo ry'uno munsi riravuga ngo ejo hawe ni heza kurusha amateka yawe cyangwa se kurusha ahashize hawe. Your future will be more glorious than your past. Tusoma muri Hagayi 2:9, the glory of this present house will be greater than the glory of the former house, says Lord Almighty. And in this place I will grant peace, declares the Lord Almighty. Ejo hazaba heza kurusha ahambere cyangwa se aho wabayemo. Birashoboka ko amateka yacu yabaye mabi, birashoboka ko twakoze ibintu ntibigende, birashoboka ko twagiye dushora ntitwunguke, birashoboka ko twagiye tubona ibintu byacu bidakura, bitagenda nk'uko tubyifuza, bitari gutera imbere. Birashoboka ko wagize amateka y'ibibazo n'ingorane, ariko ijambo ry'uno munsi rirakubwira ngo ubwiza bw'iyi nzu bwo hanyuma buzaruta ubwa mbere. Ubwiza bwawe rero, ubwiza bw'ahantu hagiye kuza, Imana iri kukubwira ko buzaburuta ahambere. Hariho abantu babayeho mu kwiheba, hariho abantu babayeho bafite ibibazo, bumva nta kintu kibanejeje mu buzima bwabo, ariko ijambo ry'uno munsi, ijambo rikiza, ryo gukiza umutima, ryo gukiza amarangamutima, ryo gukiza umubiri, aho ufite intege nkeya, rirakubwira ngo ejo hawe hazaba ari heza kurusha ahawe h'uyu munsi hambere. Imana irashaka ko ejo hawe haba ari heza kandi haba heza kurusha uko umeze uyu munsi. Imana irashaka ko wumva icyo ikubwira uyu munsi. Ntiwiganyire cyangwa se ngo utekereze ngo ejo bizagenda gute, kubera ko twabonye ko Imana ibizi iby'ejo, irabizi kuruta uko twe tubitekereza. Kandi ejo hawe hazaba heza kuruta ahambere, kuruta ibyo dufite. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro kuko itwitaho. Ubwiza bw'iyi nzu bwo hanyuma buzaruta ubwa mbere, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Kandi aha hantu nzahatangira amahoro, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Aho ni muri Hagayi 2:9. Twajya kureba ese ijambo ry'Imana ubundi Imana yarivugaga habaye iki, byari byagenze gute, niki cyari cyabaye. Dusomye kiriya gice cyose, Hagayi 2:9, tukareba icyo hatubwira, tukareba icyo gice cyose kiravuga iki. Dusomye Hagayi ku bice bibiri, duhere ku murongo wa mbere. Haravuga ngo ku munsi wa 20
n'umwe w'ukwezi kwa karindwi, ijambo ry'Uhoraho ribwirwa umuhanuzi Hagayi ngo bwira Zorobabeli mwene Sheyalitiyeli umutware wa Yuda na Yozuwe mwene Yehozadaki umuherezabitambo mukuru, namwe n'abasigaye bose b'umuryango uti ninde muri mwe uko mukiriho wigeze kubona iyi ngoro mu ikuzo ryayo rya kera? Ubu se bwo murabona imeze ite mu maso yanyu? Se ntimeze nk'akantu k'ubusabusa? Noneho rero uwo ni n'Uhoraho ubivuze. Komera Zorobabeli, ukomere nawe Yozuwe mwene Yehosadaki umuhereza bitambo mukuru. Hano ngo ntimuri kubona iyi nzu, muri kubona imeze nk'ubusabusa? Murabona ari akantu k'ubusabusa? Murabona ari akantu kadafite 12? Murabona ari akantu kadafite uko kabasha mu maso yacu turabona nta kigenda, turabona bidashoboka. Abantu nabo barabireba bakabona ntibishoboka, bakabona ntago bikwiriye. Nyamara Zorobabeli aravuga ati yewe wowe nubwo ubona ari ibintu bidafite isura, nubwo ubona ari ibintu bitameze neza, ariko ijambo ry'Uwiteka riraje riravuga ngo yewe Zorobabeli we ukomere. Yozuwe mwene Yehosadaki umuhereza bitambo mukuru, nawe mukomere, namwe rubanda mwese mutuye igihugu mwese mukomere. Ijambo ry'uyu munsi raza ari kubwira ngo komera. Ibyo ubona hari urabona bitagenda, urabona nta kigenda, ariko komera nshuti, komera muntu w'Imana, komera. Uwo n'Uhoraho ubivuze. Nimutangire imirimo kuko ndi kumwe namwe. Uwo n'Uhoraho umugaba w'ingabo ubivuze. Ubuhanuzi bw'uyu munsi burakubwira ngo tangira imirimo, tangira kwizera, tangira ushyire mu bikorwa, tangira kimwe ku kindi, gitangire, tangira kwizera, utangire ukora ibyawe, utangire ukore imirimo yawe, tangira ukore imirimo yawe, tangira ukore business wateganyije, tangira ushore, tangirira ku bikeya, tangirira ku byo ufite, tangirira ku cyo ubona. Witegereza ngo byinshi, hoya n'ibikeya, wowe tangira ukore. Imana irakubwira no munsi, ubuhanuzi bwawe bw'uyu munsi buravuga ngo nimutangire imirimo kuko Imana iri kumwe namwe. Uwiteka Uhoraho umugaba w'ingabo arabivuze, ari kumwe nawe. Nubwo uri kubona ibintu bidafite isura, nubwo uri kubona ibintu bidafite cyerekezo, warakoze biranga, warashoye biranga, wakubise hirya biranga, washatse akazi ariko ntibyagenda, waracuruje urahomba, ariko ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo uyu munsi fata imbaraga z'Uwiteka zikomeye, uyifate nk'Imana yuzuye kandi ifite ubushobozi. Iri kukubwira ngo noneho tangira imirimo kuko ndi kumwe nawe. Tangira ukore. Niba ari gucuruza capati ongera utangire, niba ari gucuruza kofi ongera utangire. Byari byaranze, ariko ijambo ry'Imana uyu munsi noneho rirakubwira ngo ongera utangire. Noneho iraje. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Imana ije mu byawe, iri kumwe nawe. Uyu munsi ije mu byacu. Twagiye tubona ibintu birimo akajagari, birimo desordre, bitagenda, ariko uyu munsi Imana ije kubishyira ku murongo, iri kumwe nawe. Tangira ukore. Imana idufashe nk'uko nabibasezeranyije igihe mwavaga mu Misiri. Umwuka wanjye azaba ari rwagati muri mwe, nimutinye. Ubuhanuzi bw'uyu munsi burakubwira ngo kandi butavangiye. Bibiliya niyo itavangirwa. Uyu munsi ijambo ry'Imana rirakubwira ngo ntutinye, don't fear. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Imana iri kukubwira ngo ntutinye, tangira ukore, kora imirimo yayo. Koko rero Uhoraho umugaba w'ingabo avuze atya, hasigaye igihe gito maze ngahungabanya ijuru n'isi n'inyanja n'ubutaka. Imana ije guhungabanya ijuru kubw'ibyawe, Imana ije guhungabanya isi kubw'ibyawe. Imiryango yari ifunze, Imana ihungabanyije isi, irafungutse. Aho utabonaga akazi, Imana irabikoze, harafungutse. Ugiye kubona inyungu, ugiye kunguka, ugiye gutera imbere. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ngo nzahungabanya amahanga yose, ubukungu bwayo buzaze, maze iyi ngoro nyisendereze ikuzo. Uwo n'Uhoraho umugaba w'ingabo ubivuze. Uwiteka ari kuvuga ngo nzahungabanya amahanga yose, ubukungu bwayo buzaze, maze iyi ngoro nyisendereze ikuzo. Uwo n'Uhoraho umugaba w'ingabo ubivuze. Imana idufashe. Feza ni iyanjye, izahabu nazo ni ikaba iyanjye. Uwo n'Uhoraho umugaba w'ingabo ubivuze. Imana idufashe.
ngo ikuzo iyi ngoro, baza ndi buhindure version kuko iyi ngiyi iri kumpa ikinyarwanda ntazi, iyi ngiyi ibanza ari Bibiliya ntagatifu ngo ni KBNT. Iyi ngiyi ifite ikinyarwanda kigize, reka dusome muri Bibiliya yera turebe Bibiliya yera. Bibiliya yera kitubwira ngo mu kwezi kwa karindwi ku munsi wa 21, hano titre ravuga ngo ubwiza bw'urusengero rushya n'umwe wako, ijambo ry'Uwiteka riza rizanywe n'umuhanuzi Hagayi riti bwira Zerubabeli mwene Sheyalutiyeli umutegeka w'i Buyuda na Yosuwa mwene Yosadaki umutambyi mukuru n'abasigaye bo muri ubwo bwoko uti mbese muri mwe hari usigaye wari warabonye ubwiza uru rusengero rwahoranye mbere? Kuri ubu rurasa rute ko mururuzi si nk'ubusa? Ariko rero komera Zerubabeli we, niko Uwiteka avuga, kandi nawe ukomere Yosuwa mwene Yehosadaki umutambyi mukuru, mukomere. Imana idufashe. Mukomere namwe bantu mwese bo mu gihugu, kandi mukore kuko ndi kumwe namwe niko Uwiteka Nyiringabo avuga, kuko isezerano nasezeranye namwe riri mu gihe mwavaga muri Egiputa, umwuka wanjye akaba ari muri mwe, nimutinye. Nuko Uwiteka Nyiringabo aravuga ati hasigaye igihe gito ngatigisa ijuru n'isi n'inyanja n'ubutaka, kandi nzahindisha amahanga yose umushyitsi, n'ibyifuzwa n'amahanga yose bizaza, kandi iyi nzu nzayuzuzamo ubwiza, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ifeza n'izanjye n'izahabu nazo n'izanjye, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ubwiza bw'iyi nzu bwo hanyuma buzaruta ubwa mbere, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ni nayo teme yacu y'uyu munsi. Ubwiza bw'iyi nzu, ubwiza bw'ibyawe, ubwiza bw'ibyo ukora bizaruta cyane ibya mbere, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Kandi aha hantu nzahatangira amahoro, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ku munsi wa 24 w'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2 wo ku ngoma ya Dariyo, ijambo ry'Uwiteka riza rizanywe n'umuhanuzi Hagayi riti Uwiteka Nyiringabo aravuga ati baza abatambyi iby'amategeko uti umuntu yajyana inyama yera mu kinyita cy'umwambaro we, agakoza icyo kinyita ku mutsima cyangwa ku byo kurya byatetswe, cyangwa muri vino, cyangwa mu mavuta ya elayo, cyangwa mu byo kurya ibindi aho byaba ibyera. Abatambyi baramusubiza bati hoya. Maze Hagayi arababaza ati umuntu wandujwe nuko akoze ku ntumbi yakora kuri ibyo bintu byakwandura? Abatambyi baramusubiza bati byakwandura. Maze Hagayi arabasubiza ati niko n'uyu muryango umeze, n'ubu bwoko buri imbere yanjye niko bumeze, niko Uwiteka avuga, kandi niko ibintu bakoresha amaboko yabo bimera, kandi nicyo bantura cyose kiranduye. None ubu ndabinginga mutekereze ibyababayeho uhereye icyo gihe kugeza ubu. Nta buye ryari ryagerekwa ku rindi mu rusengero rw'Uwiteka. Icyo gihe cyose uwageraga ku miba ikwiriye kuvamo inshuro 20 havagamo 10 gusa. Uwageraga ku muvure wa vino yibwira ko azavanamo inshuro 50 yavanagamo 20 gusa. Nabateje amapfa no kuma n'uruhumbu n'urubura byonona ibyo mwakoraga n'amaboko yanyu byose, ariko nimwangarukiye, niko Uwiteka avuga. Ndabinginga mutekereze ibizaba uhereye none no mu gihe kizaza, kuva ku munsi wa 24 n'ukwezi kwa 9, igihe urufatiro rw'urusengero rw'Uwiteka rushinzwe. Mbese hari amasaka akiri mu bigega, ndetse n'uruzabibu n'umutini n'umukomamanga n'umwelayo ntibikera, ariko uhereye uyu munsi nzabaha umugisha. Ijambo ry'Uwiteka riza kuri Hagayi ubwa kabiri ku munsi wa 24 w'ukwezi riti bwira Zerubabeli umutegeka w'Ubuyuda uti nzatigisa ijuru n'isi, kandi nzubika intebe z'ubwami z'ibihugu byose, kandi nzarimbura imbaraga z'ibihugu by'abanyamahanga byose. Nzubika amagare y'intambara n'abayagenderamo, kandi amafarashi n'abayagenderaho bazagwana, umuntu wese yicwe n'inkota ya mugenzi we. Uwo munsi niko Uwiteka Nyiringabo avuga, nzakujyana Zerubabeli we, umugaragu wanjye mwene Sheyalutiyeli, niko Uwiteka avuga, nzakugira ikimenyetso kuko nagutoranije, niko Uwiteka avuga. Uwiteka afite icyo avugana nawe. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Ni ukuvuga ngo Uwiteka
afite ibyo ashaka kukugirira, Uwiteka afite ibyo ashaka gukora. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Ndagira ngo wowe uyu mwanya umenye ko Uwiteka afite umugambi mushya ku buzima bwawe. Ibyanditswe bivuga ko icyubahiro cy'iminsi ya nyuma kizaba cyinshi kurusha icy'iminsi ya mbere. Ibi bisobanura ko iby'Imana yakoreye ababyeyi cyangwa se abakurambere bawe, cyangwa nawe ubuzima umazemo, amateka yawe, ibyo byose izabirenza kure mu gihe cyawe. Umugisha n'ineza byo mu bihe byashize byari byiza, ariko dukorera Imana itanga. Ifite ibintu birenzeho kandi byiza yaguteganyirije mu gihe kiri imbere. Nuyikomezaho ukayikorera udacika intege, izagukorera ibirenzeho. Imana yacu izadukorera ibirenzeho. Igihe cyacu, our future will be more glorious than our past. Ni ukuvuga ngo ejo hacu hazaza hazaba heza kurusha ahashize. Ese waba warigeze ureba ukabona hari iminsi mibi cyangwa imyiza inyuma yawe? Hari ubwo se mu gihe runaka ujya wibaza ngo ese Imana iracyakora mu buzima bwanjye? Hari ubwo ujya wibaza ngo ese Imana iracyafiteho umugambi mwiza? Hari ubwo ujya wibaza ngo ese ijambo ry'Imana ni ukuri? Mu by'ukuri rifite imbaraga? Imana ifite imbaraga? Ndagira ngo nkubwire, ijambo ry'Imana ni ukuri. Ejo hawe ni heza, kandi your future, it is in God's hands. It will be more glorious than your past. Ejo hawe hazaba heza cyane kurusha amateka yawe. Amateka yacu ntago ari meza. Amateka yacu ntago ari meza. Aho dutuye, naho dukorera, naho tugenda, amateka yacu si meza. Ariko Imana iravuga ngo nzabagirira neza. He is not finishing with you. He is just getting started. The same God who worked wonders before will exceed them in the days ahead. Imana yakoze ibitangaza mu myaka ishize. Imana yakurinze covid. Imana yakurinze macinya. Imana yakurinze buri kimwe cyose. Igiye no kugukorera n'ibindi birenze mu gihe kizaza. Hano mu gitabo cya Hagayi cyanditswe muri 520 mbere ya Yesu Kristo kwavuka. Muri icyo gihe Abayahudi bari mu buhungiro i Babuloni. They were in Babylonian captivity. Abaturage baho bahoraga mbese bumva bifuza kuzongera kubaka urusengero rw'Imana. Urwo Salomo yari yarubatse, Babylonian bari bararusenye, bari bararwishe, bari barasenyaguye, hasigara ari amatongo gusa. Bari babayeho mu rucantege. They were in discouragement. They were in comparison of the old temple. Bari bafite political obstacles. Bari bafite ibintu inzitizi mu rwego rwa politiki. Bafataga inzu y'Imana ya mbere bakareba no kuntu amatongo ameze, bakumva barababaye. The older generation remembered Solomon's temple. Babashaga kwibuka ukuntu Salomo yubatse urusengero mu bami ba mbere 6-8, aho yagiye akarwubaka, rwubatse n'amazahabu n'ibintu bihenze cyane by'igiciro. Ariko noneho bagatekereza ukuntu abanyamahanga baje bakabiribata bakabyangiza. Birashoboka ko nawe mu buzima bwawe hari ibintu Imana yari yarubatse, ariko abanzi bawe baraje barabiribata babijyamo. Uyu munsi turategeka kugira ngo abo banzi bawe ntibazongere kugira ijambo mu bintu byawe. Uyu munsi ijambo ry'Imana rirakubwira ngo ntihakagira umuntu n'umwe ugira ijambo. Umuntu wese usenya ntakinjire mu bintu byawe. Warubatse wubaka inzu, ariko haza abantu barasenya. Ijambo ry'Imana uyu munsi riraguhumuriza, riravuga ngo ndaje rero ubwiza no bw'urusengero buzaruta bwa bundi bwa Salomo. Ibyo Salomo yubatse ibyo ngibyo, forget about that. Byibagirwe, ngiye kuzana ibindi bishyashya. Hallelujah. Imana ishimwe. Imana igiye kuzana ibindi bintu bishyashya. Igiye kutwubakira andi mateka mashyashya. Igiye kutugirira neza bundi bushya. Imana idufashe. Ntabwo iby'Imana itugambiriraho twabasha kubibara, ntitwabasha kubitekereza, ariko Imana yo yabibara.
ijambo ry'Imana riragaragaza ubwiza burenze, an impressive house. Ibyo ngibyo nibyo glory, with greater glory. Imana igiye kuzana ibintu bifite ubwiza mu byo wubaka. Hano turabona urusengero, hano turabona inzu, ariko bishyire mu bibazo byawe. Ahari no mubiri wangiritse, ahari ni indwara warwaye irakwangiza, wabaye paralize, wahuye n'ibibazo bitandukanye, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo uyu munsi Imana igiye gukora ikintu gishyashya. Uyu munsi Imana igiye kukubakira ikintu gishyashya. Ubuhanuzi buravuga ngo Imana igiye kubaka ikintu gishyashya. Wowe wumvira ijambo, Imana igiye kukubakira ikintu gishyashya, kubera ko hari presence ya Yesu Kristo Mesiya umucunguzi agiye kuza mu buzima bwawe. Hano kuvuga ngo iyo turebye the glory of his present house, ni ijambo hano risobanura ngo Zerubabeli mu butegetsi bwe yarabuze amayerekwa yo kwerekwa ibintu birenze ibyo Salomo yubatse. We yatekerezaga cyane mu hahise, agatekereza ibyo yabonye, nyamara presence y'Imana, presence y'iby'Imana dutekerezaho byo bireba kure. Imana yizazana ibyo tutigeze tubona, iby'amaso yacu atigeze areba, iby'amatwi yawe atigeze yumva, n'iby'Imana ishaka kukugirira. Imigisha Imana itigeze guha muri past, uyu munsi niyo igiye kuguha. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Nyemerera nshuti y'umusaraba, wumva Imana ibyo ikubwira. Imana igiye kuvugana nawe kandi igiye kukugirira neza. Imana ifite umugambi mwiza wo kukugirira neza. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Imana iri mu ruhande rwawe, Imana irashaka kukwitaho, Imana irashaka kukugenderera, Imana irashaka kugukoresha. Haleluya, Imana ishimwe. Turebye hano message hano, Imana ishaka kubwira abantu bari discouraged, abantu bacitse intege, kugira ngo bongere bahaguruke bubake, bongere. Hano muri Zekariya 4:10 Imana yongerera babwira ngo don't despise small beginnings. Ntugasuzugura amatangira matoya. Hoya, ntugasuzugura amatangira matoya. Muri Zekariya 4:10 ntugasuzugure itangira nubwo ryaba ritoya. Zekariya 4:10 reka tuharebe naho havuga ngo iki. Zekariya kane ku murongo wa 10, muri icyo gice turebe uko Imana yavuganye n'aba bene data, kandi nawe niko ivugana nawe uyu munsi. Haranditse dore ku murongo wa mbere ngo Uwiteka akirisha umwuka wera atari abanyamaboko. Haleluya. Ubundi buhanuzi rero buraje. Uwiteka ajya gukirisha umwuka wera, imbaraga z'umwuka, ntago ari abanyamaboko azakoresha, ntago ari abantu watekereje. Ibyo bifate nk'ubuhanuzi bwawe muri iki gitondo. Marayika twavuganaga agaruka hondi, arankangura nk'uko umuntu akangurwa akava mu bitotsi. Arambaza tubonye iki? Ndamusubiza ati ndarebye, mbona igitereko cy'itabaza cy'izahabu cyose, kandi mbonye n'urwabya rwacyo ruteretse hejuru yacyo. Mbona n'amatabaza 7 yo kuri cyo, kandi yo ayo matabaza ari hejuru yacyo yose. Itabaza ryose ryari rifite imiheha 7, kandi impande zombi hari imyelayo 2, umwe wari iburyo bw'urwabya, undi wari ibumoso bwarwo. Ndongera mbaza marayika twavuganaga nti ibyo bisobanurwa bite Nyagasani? Marayika twavuganaga arambaza ati ibyo ntuzi uko bisobanurwa? Namusubiza nti oya. Aransubiza ati ijambo ry'Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ngiri ati si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Imana dufashe. Marayika aravuga ati si kubw'amaboko kandi si kubwo imbaraga, ahubwo ni kubwo umwuka wawe wera. Imana dufashe kandi Imana itugirire neza. Ngo si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wawe wera. Imana dufashe. Muri Zekariya 4 si kubw'amaboko ahubwo ni kubw'imbaraga, niko ijambo ry'Imana uyu mwanya ritubwira. Ngo si kubw'amaboko si no kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wawe wera. Ijambo ry'Imana uyu munsi riraguhumuriza ngo ijambo ry'Uwiteka rirazitumye kuri Zerubabeli riti si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Wa musozi munini we, wiyita iki imbere ya Zerubabeli? Uzaba ikibaya. Azazana n'ibuye risumba yandi, barangurure bati
nirihabwe umugisha, nirihabwe umugisha. Imana idufashe. Ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti amaboko ya Zerubabeli niyo yashyizeho urufatiro rw'iyi nzu, kandi amaboko ye niyo azayuzuza, maze muzamenye yuko Uwiteka Nyiringabo ari we wabantumyeho. Mbese hari uwahinyura imishinga? Kandi bazanezerwa babonye Timazi mu ntoki za Zerubabeli, kandi ibyo birindwi n'iby'amaso y'Uwiteka acurangana mu isi yose. Ndongera ndamubaza nti iriya myelayo yuko ari ibiri, umwe uri iburyo bw'igitereko cy'amatabaza undi ukaba ibumoso bwacyo isobanura ite? Nongera kumubaza ubwa kabiri nti ariya amashami y'imyelayo abiri ari impande zombi z'imibirikira y'izahabu uko ari ibiri akikuramo amavuta asa n'izahabu asobanurwa ate? Arambaza atariya ntuzi uko asobanurwa? Namusubiza nti oya nyagasani. Arambwira atari aya mashami ni abantu babiri bajeshejwe amavuta bahora bahagaze imbere y'umwami w'isi yose. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza, si kubw'amaboko kandi si kubwo umwuka wera, ahubwo ni kubw'imbaraga zikomeye. Imana idufashe. Ntugahinyure amatangira matoya, kuko Imana yoho ifite amatangira yayo ubwayo. Ntugahinyure rero ayo matangira matoya y'Imana. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza, si kubw'amaboko ahubwo ni kubwo umwuka wawe wera. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Dukomeze hano ijambo ry'Imana icyo ritubwira hano rero. Dukwiriye kugira ibyiringiro ko Imana igiye kubaka ibyacu byapfuye, ibyacu byangijwe n'abadayimoni, ibyacu byangijwe n'imyuka mibi. The foreign angels, abamarayika bagutawe mu ijuru baje kuturwanyiriza hano mu isi. Umuntu nakwanga ntukumve ko ari we, ahubwo uzumve yuko ari Satani uri kukurwanya. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Reka dusenge. Ntago nkishaka ko iri sezingesho rizajya riba rirerire iri jambo ry'uno munsi, mujye mubona akanya ko kuryumva ariko mugire n'akanya ko gukora. Mwami Yesu turagushimye, turaguhimbaje ko utugirira neza. Muri iki gitondo tuje imbere yawe tugusaba imbabazi aho twahuye n'ibicumuro byinshi byo gushidikanya ku migambi yawe ku buzima bwacu n'imigambi yawe Mwami ku byo dukorera. Turagusaba imbabazi aho twagiye tugira ubwoba cyane, tugatinya, tukabona ko ibintu byacu birangiye, tukabona Satani abirwanya tukumva birarangiye. Turagusabye kugira ngo tubabarire Mwami. Reka rero tukwinginge kugira ngo ubane natwe Mwami. Wakira amashimwe y'ibyo wagiye ukora byiza muri twebwe. Twarabibonye no mwaka watugiriye neza, twarabibonye no mwaka wakoze imirimo, waratwitayeho, waradufashije Mana. Wagize neza, warakoze. Turagushimye kuko wagize neza Mwami Imana, warakoze. Turagushimye, warakoze Mwami, warakoze. Ibyifuzo twaguhaye umwaka utangira wabyitayeho kandi waradushubije, warakoze. Tuzi ko dukorera Imana itari igicupuri kandi ni Imana ibaho ifite imbaraga yo gukora ibirenze. Mwami turagushimye rero kubw'imirimo myiza wakoze mu ngo zacu, kubw'imirimo myiza wakoze mu buzima bwacu, kubw'imirimo myiza wakoze muri business zacu, kubw'imirimo myiza wakoze ahantu hatandukanye. Wagiye ubana natwe utugirira neza. Turagushimye, warakoze Kristo, warakoze Papa, warakoze mubyeyi wacu. Nta kintu tukurega, nta kintu tugushinja. Icyo wakoze ni cyiza, warakoze. Turabigushimiye kuko uri umwami w'amahoro kandi ukiranuka, utwitaho. Data wa twese rero uri mu ijuru, ndasaba kugira ngo ineza yawe n'ubuntu bwawe bize kuri twebwe. Reka amahoro yawe atwarire muri twebwe. Uri umwami w'amahoro kandi uri umwami w'agakiza. Ukiranukira kutugirira neza, ukiranukira kutwitaho no kugendana natwe no kutuyobora. Mwami ushimwe. Uyu mwanya tuje imbere yawe turagusabye kugira ngo ugendane natwe, uturinde kuko Mwami Satani n'abadayimoni baduhiga ku manywa na nijoro, kandi Mwami uko baduhiga tuzi ko wowe uri kumwe natwe kandi wahagurukiye kutugirira neza. Data buja mwiza rero turasabye kugira ngo ineza yawe n'urukundo rwawe bibe muri twebwe. Tuyoboze urukundo rwawe no gukiranuka kwawe, maze amahoro yawe atwarire muri twebwe. Uwiteka Mwami Imana yacu, mukiza wacu kandi ukiranukira kutugirira neza, tuje imbere yawe turasabye kugira ngo ineza yawe ikomeze kuba kuri twebwe. Ujye twitaho ku manywa na nijoro
mwami tujye tubona ibyiza byawe byose bigendera muri twebwe. Uwiteka mwami, turakweretse ibyifuzo byacu, tukweretse imishinga yacu, turasabye kuyibemo, uyihe umugisha mwami. Dufite imishinga itandukanye tuyizanye imbere yawe, njyewe n'abankurikiye tuzanye imishinga yacu imbere yawe kugira ngo utwiteho, utugenderere. Ndagushimye ko ubyumva kandi kutwitaho ukatugirira neza. Ubuntu bwawe n'amahoro yawe bikomeze gutwarana natwe mu izina rya Yesu. Amen.